Guhaye ikaze kuri filme yacu agahinda k'imfubyi. Ahangaha wisanze ni ku YouTube Umwe TV. Hanyuma tujye kwa twabana muri filme Imagination. Mu gitondo kare Fabian mwakunze abyutse tembera. Mwibuke neza yaratonganye n'abavandimwe bapfu by'ubutaka mu gutembera. Bavandimwe bafashe umwanzo ko bamuteza inzoka ibe yamugirira nabi. Fabian mu gukubita inyuma amaso akutanye n'amaso anakonda iteye ubwoba cyane, ndetse anakonda nayo nakabuza yamubonye ndetse irashaka kumurya. Fabian mu kuyibona akijwe n'amaguru agejeje kuba yakwiruka gusa na anakonda nayo mwibuke nayo iri kuri order yo kuba yarya Fabian. Mwibuke iyi nzoka ntabwo ari inzoka isanzwe, ni inzoka y'intererano. Iyi nzoka 80% bari ngombwa yuko ikuruma cyangwa igucire igira ikintu ikwanduza kugira ngo umwanzuro cyangwa se akazi kayo mission yako irangire. Inzoka igejeje kuba yakuriwa kuri Fabian, gusa Fabian akijwe n'amaguru arirutse cyane ndetse atabaza. Nyamara mu gutabaza mwibuke neza ahantu ari nta muntu n'umwe urimo aramwumva. Mwibuke Fabian yagiye mu shamba, ndetse ishamba yagiyemo mwibuke neza yagiye kuba yahuramo n'umupfumu, ariko ibyo abonye bitandukanye n'ibyo yari yiteze. Fabian agejeje kuba yakwiruka cyane ndetse avuza induru, gusa mwibuke neza iri shamba nta muntu urituyemo usibye umupfumu aregese. Fabian twabonaga nk'umutesi arirutse cyane, ndetse inzoka abonye ko nta wundi mwanzo wo kuba yayicika ahungiye mu mazi. Fabian yirutsa yinjira mu mazi, bivuze yuko inzoka ahangaha irasigaye. Fabian rero aroze cyane ndetse ayibaza ibintu yaba yakoze kugira ngo iyi nzoka ibe yamwirukaho inganuca. Abantu benshi bakunda kwibaza ngo ese mu gihugu cy'u Rwanda habamo anakonda? Igisubizo ni oya, mu gihugu cy'u Rwanda nta anakonda ibamo, gusa hari abantu bagenda bazibona bameze nk'aba Fabian. Aho byuka mu gitondo ukabona inzoka gusa uyibona wenyine. Fabian agiye kuba yakoga cyane ndetse avuza induru avuga ati nyaboneka mu nabare abantu bari hafi, gusa umugabo wacu dukunda Fabian nawe kumutabara uhari. Ese uyu mugabo mwibuke neza urugamba arimo ararwana rwo kuba yahangana n'ubutaka cyangwa se yakwiba ubutaka bavandimwe be. Uru rugamba n'umwanzuro mubi cyane kuko nibyo ahane barimo baragenda barapfa. Fabian agiye kuba yakoga vuba na bwangu arebe ko yagera ku mwaro. Final ageze ku mwaro, hanyuma ahisemo kuba yakwiruka. So niba ukunda filime agahinda k'imfubyi kandi ukaba uri umukunzi wayo, nishyige ngo ube wakanda subscribe kuri channel Umwe TV, kandi nizira ko filime yacu ikomeye kugenda ibaryohera. Hanyuma uze ko wanatanga comment kuri iyi ntambara iri hagati y'uyu muvandimwe Fabian ndetse n'aba bavandimwe be barimo barapfa amasambu. Hanyuma twibaze iyi filime, ese iyi ntambara igiye ko yavuka hagati y'umuntu bita Richard ndetse n'umuntu bita Fabian. Mwibuke neza this is film Imagination. Ahangaha ni hamwe dutekereza ibintu tukareba uburyo bishobora kuzagenda muri episode izakurikira. Niba wamaze ko wareba episode yasohotse uyu munsi, murarikiye ko wareba na episode izasohoka ku munsi w'ejo, kandi nizera ko episode zacu zikomeye bigenda zibaryohera 5 kuri 5. kandi nizera ko umugabo Richard ndetse n'umuntu bita Fabian umurugiye ko wakwaka hagati yabo, kuko murabona ibintu bita amasambu bwagiye kuba garikora, kandi murabona yuko umuntu bita Richard atoroshe kandi n'umuntu bita Fabian nawe ntago yoroshe. Ejo mushobora ko mwabona umwe muri abangaba amenywa amaraso cyangwa se kimwe clip twashize imbere, mubona bamwe batangiye kuba bateza abandi inzoka. So guys, ndasubye mwuka ko mwakana subscribe kuri channel Umwe TV, kandi nizera ko film Imagination igiye kuzajya ibaryohera kandi tugiye kuzajya tubana 5 kuri 5. Ibihe byiza ndabakunda, ciao ciao.